ijambo ry'umunsi, amahoro mu bihe by'amakuba. Kugira ngo uze kuza gusobanukirwa neza ibi ngibi, biraza kuza kugusaba gusoma muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 26 kugeza kwa 27. Ngo amahoro mu mutima, ariko se nigute nagira amahoro mu mutima wanjye kandi ndwaye? Nigute nagira amahoro mu mutima kandi nkikijwe gusa n'abantu banyanga? Nagira amahoro mu mutima nte mu gihe ahantu hose nuyi hari abanzi gusa? Ubuse nagira amahoro mu mutima nte ntazi neza niba ndibuze kuramuka mu gihe ndwaye meze gutya? Nigute nawe mu mahoro mu gihe cyose ncibwa inyuma, mu gihe nabuzumbwiza ukuri, mu gihe nabona guho nakundaga ngiye kumubura? Nigute nagira amahoro? Yego, birashoboka cyane kugira amahoro ufite ibyo bibazo byose, kuko Imana yabisezeranyije, kandi Imana nta na rimwe igiva ku ijambo ryayo. Imana ntabwo itubwira kwifuza amahoro gusa, ahubwo inadusaba kuyaharanira. Imana yo ubwayo twifuriza amahoro, kandi yanamaze kudutegurira uburyo tugomba kuyabonamo. Umukiza wacu Yesu Kristo atwemerera rwose kuduha amahoro amwe yatumye nawe abasha kubaho mu buzima bw'isi akigira nk'umuntu kandi ari Imana nzima. Ubuzima bw'intumwa Paul bwerekana ko amahoro y'umutima ashobora gutuma uwizeye abaho neza, amahoro yo kwisagira iherezo, nubwo buri gihe twibeshya yuko twayagezeho. Mu gihe duhuye n'ikibazo cyaba ari igikomeye cyangwa se cyoroheje, ya mahoro tuba twizeye ahita agenda akayoyoka ako kanya. Kristo ariko atubwira ko ibyiza ari ugukoresha ijambo ryiza ry'Imana. Rero kugira ngo ubashe kugira amahoro uri muri iyi si, ni uguhindura uburyo ubonamo ibintu. Amahoro y'Imana ava mu mwana wayo Yesu Kristo, kandi ntabwo bisaba ngo ubuzima buhinduke ubone kugira amahoro, ahubwo bigusaba gusa kumva ko ukeneye ayo mahoro, ubundi ugasoma ijambo ry'Imana. Twe twahoze mu byaha, ubu turi mu mutuzo w'Imana binyuze gusa mu gitambo cyiza cy'umwana wayo. Kristo yahinduye ibyaha byacu abigira amahoro. Kugira ngo ubone amahoro rero, sanga Kristo, amahoro uzayabona nta kibazo. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari izwi nka Nemi. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba warahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Waba wifuza inyigisho zacu zisohoka buri munsi zikomeza umuntu mu bibazo? Twandikire kuri nimero yacu ikoreshwa kuri WhatsApp, ariyo ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu, ariyo nemevangelism@yahoo.com. Bikore tuguha amakuru arebana n'ishuri ryacu rya teolojiya wiga ku buntu kandi ukaryigiraho uri hose. Turanakugezaho kandi izi nyigisho zitandukanye zikomeza umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi.